isakoshi reba ukuntu nari nabemeje oya nabirura bivanaho mama yidutinza yidukereza muri kujya he bene da na bene data arayimenye saa 5 umva indoro z'iwanyu ndazizi wapi rwose oya mbabari icyaro gena niko kete oya uyu munsi ibyo urabona muyobozi kuri gutera isekuru aho na amahoro byakugendekeye bitemewe kaniki ko nasanze ejo bundi abahungu ko bansunitse abonye mu kakara umuntu akawe kaka nasanze bajya kugakubita ngo kibye telefone niko kari karimo ariko muyobozi nkabikubwira tureke duhana inzererezi ukavuga ngo nuguhohotera ngabana ngo ngihohoterwa oya none se ko bari bagiye kumukubitira hari ahubwo ko ari we narindi gukiza karakana kumenya karananiranyera yureka tukamunyuza umunyafu oya biranihohotera ahubwo se umva hari umukobwa ufite imisatsi ukuntu mukobwa kibushe mu kuntu ni gisabo pese ntago ari w'intahari nta wamenyera nimero ze mukobwa muyobozi nzabakobwa benshi ibisatsi myiza utameze nk'abinaha umukobwa uvuga kajwi keza saizi ni française oya ni mwana kane amatsiko oya ni umwana nawe watwinjiriye mba ngira ngo rega ngo tubabarure nabo tubashire mu bitabo byacu abinjira n'abasohoka tubamenye nta kindi ngambire uretse ko ndashaka kumumenya uwo mwana cyane ariko mama buriya kitse none utamukorera iki ko atunaniye cyose kete yaburiya rero ese ubundi ariye ndi gushaka icyo ndamukora niba ndamwica niba bazamujyana iwawe wajya nako bwabajyana iwawe babajyanayo ariko ndabona atari cyo cy'ingenzi mama tugomba kumufatira imyanzuro ahangaha igiye yorohejemo gakeya tukarako yikosora oya imbaraga zageze yewe zirarushye ari he hari kubundi Keti arumva se mama Fohan Charari ashaka namatwe minini agatsinda rero akabura n'ibyo avuga ubwo urumva nta kintu baguhamagarira muracakise muracakiriki reka nkubwe Keti kuri uyu munota ihitiremo igihano kigukwiriye igihano kwitira nuko mwareka nkamukunda cyane cyane ariko reka mbabwire mwabana ibyiza Keti afata utwe amvire mu rugo kuko umva singiye kuzasara mwana ibyo ushaka ndabishaka pe okay urankodeshereje inzu urumva kandi ujye wishyura urumva kandi umpe n'ibyo kurya iyi minsi namubonye ari kumwe na cya gihungu cyo hirya haguri mba ngira ngo abana nk'abara baje iwacu tubabungabunge ntago waba warababonanye wowe ra umukobwa nari kumumenya muyobozi amatsiko ni umukobwa mwiza ukuntu ariko mba ngira ngo abakobwa nyine tubamenye tubabarure batazabagirira urugomo mw'umudugudu wacu muyobozi umva ntakubeshya mba ndi busy haraye pfurabizi ibintu by'abakobwa ntago njya mbimenya nawe ndakurahiye kuri kwimana nta kindi nari ngambiriye nuko mba ngira ngo abantu bari hano tubamenye icyo menya nabikubwira ariko ibintu by'abakobwa sinjya mbimenya nawe rwose shaka kubaza amakuru nawe nuko ngo abaganga ngo rega dufite ibintu byinshi mu mutwe ahubwo twari duhengeye ku kazi gusa ngize ikintu menya iyi wambwira nimero ye kugira ngo tumwandike mu bitabo byacu ibyo nta kibazo ningira icyo menya nta kibazo ngiye nzaguha amakuru gusa usiga agapomade wihangane ntacyo ndakira karakana ndaza kugafatira imyanzuro ari iby'urugomo rw'abana nta kundi byagenda sawa kuzambwira kubona mugera nta byaha ariko Keti uribuka turi hano inyuma watubwiye ngo iki ubu ngubu ndabona uri kwigira winyuzesha ibintu ngo munkodeshereza nta mitiro tutimo nawe ubu ngubu tugiye gufatira imyanzuro
uyirengaho niba uzajya kuba icyomanzi niba uzajya kuba icyo ntazi kuko n'ubundi uratunaniye n'Imana ntizaturenganya twarahanye twagize ute ntabwo tuzahora muri ibyo ariko sikete mu mutwe wawe mu mutwe wumva umuntu angana gutyo mu mutwe arimo vide irangegera mu by'ukuri uyikundamo ibiki ako kete mbwiza ukuri urumva wakuze ku buryo urukumva ushaka umugabo nibura ngo umuntu amushakishe utagiye gutoragura ingegera umurara mayibobo byose arabyujuje mbese urumva mama sheri wanjye yarahindutse urumva utanshakiye uriya nta wundi nakwemera none ubyumva amana yigama mva reka nkubwire icyo nakubwiye cyo ni kimwe igihe uri ahangaha ibintu byo gutekereza byo kuzana kari agahungu ibyo ubimire byo kuzongera gusohoka byinjire pana gusohoka keve yikugore kambike muri gutya abagenga yewe ubundi inshuti nsigaranye ni Yesu abandi bose baba baza bivugisha ibintu baba bavuga iki abagenga se ntundorera bya bindi twamagaye niko bite byawe umusore koko ungana nawe ubu wahandagaje kwaya manwa wasinze urambaza iki ubu koko kweri iyo wasinze kwaya manwa koko umuntu w'umusore ako mwawe urambaza iki mbwira ni kwande waguriye iyo nzoga ariko umbwiza ukuri iyi nzoga wayiguriye ariko se yewe ngi wabo w'umukobwa birirwa bari kunyaruka inzoga wayiguriye yewe bari no kumukoresha njyewe nk'abantu bacuruje mw'ibi bihe turimo byo kwirinda coronavirus koko ubu aba bantu bagira ubwenge koko umva we kuri guratana amagabo na mushiki wawe kete reka maze kugura ikintu cya mbere reba iyo misatsi kuri ku mutwe ayo nta mafaranga ntuzi yava reba ukuntu wakubisemo ingofero warigize nk'abuba ayo nta mafaranga yanjye reba uko wambaye guhera uyu munsi nta mwenda zongera kubona berwa shop imyenda yashizemo ngo turakugurira nta mwenda zongera kubona nta nkweto nta misatsi urumva zirangegera kandi unakabwire nako nzamusanga hano reka nkubwire nziyambaza inzego z'ubuyobozi mama ibyari nibyo kuvangarajya muri picnic biki umva kuva uyu munsi ntago wemewe kurengura umuryango urabona uriya gate karimo twamugarura kuko ahangaba agomba kugira umumaro akagira umumaro iriya nzara karimu yari afite se we uyu yamuye kiro cy'isukari ntiyamurika karimu ntaki ahubwo jewe mbiciye nk'iteka karimu yarahindutse karimu nakimwe azongera kubona gahunda niyo ngiyo naho ubundi ntabwo kese yakwirwa dutesha umutwe nize ko yabyumvise n'ibyo ngibyo nta kubirenga bagiye kuzabona urugo rw'umugore nta kundi nyine mva mu maso nawe gira vuba vuba singushaka imbere yanjye gira vuba kuko ndi kukureba mfumva nanakwica umva rero muyobozi mubwiza ukuri ngambwiza ukuri abantu batugurira inzoga tutariye ni bande ni koteyo ni umva jewe mva n'imbere ngandebera ukuntu ku manywa ya ruhango ukawasinze gutya ubu uri kumva uri kubahiriza amategeko ariko singa ya wowe ahubwo ndagaye umuntu wacuruje izo nzoga wamumbwiye umeneye byeri nagukubitira urumva ibi bintu tugiye kubikurikirana kuko ibyo ari byose iyi nzoga wayiguriye hano hafi abo bantu bagenda bakazinywera mu rutoki abandi ngo bazise imegeri ndaje mbikurikirane ntabwo uwo muco tuwushaka mw'uyu murenge ubimenye neza tugiye kubakurikirana sinzi ibyo urimo wowe umeneye inzoga ubimenye rwose tugiye kubakurikirana ntanawukubita nkakwica kuko ikibazo si wowe ahubwo wazicuruje muyobozi njyewe
bwiza ukuri cyatumye usinda bene ako kageni nawe waguriye izo nzoga. reka njye nkubwize n'ukuri urumva muyobozi njyewe iwabo w'umukobwa njyewe bakankuburisha iwabo mu rugo kahambirwa n'inshuti y'umuganga nari nsigaranye njyewe igera hano bari kunkuburisha noneho inseke kuko numva inzoga waziguriye aha hafi uri kuvugamo ba muganga reka nze ndebe b'abahungu bashinzwe umutekano tugufate tube tukwicaje ahantu tuguturishe uraza kuduha amakuru byanga bikunda ubwo aho mugurira izo nzoga n'abazicuruza mwese turaje tubikurikirane. wo kuvuga ngo uraneza abayobozi nushaka ubikore turaje tubikurikirane. muyobozi kuri gutera isekuru aho ni amahoro byakugendekeye bite muyobozi? Niki ko nasanze ejo bundi abahungu ko bansunitse abonye mu kakara umuntu akawe kaka nasanze bajya kugakubita ngo kibye telefone niko kari karimo. Ariko muyobozi nkabikubwira tureke duhana inzererezi ukavuga ngo nuguhohotera ngo abana ngo ihohoterwa. Oya none se ko bari bagiye kumukubitira hari ahubwo ko ari we narindi gukiza karakana kumenya karananiranyera iyo reka tukamunyuzaho umunyafu. Oya biranihohotera ahubwo se umva hari umukobwa ufite imisatsi ukuntu umukobwa byibushemo ukuntu ni igisabo pese ntago ari w'intahari ntawamenyera nimero ze umukobwa muyobozi nz'abakobwa benshi imisatsi myiza utameze nk'abinaha umukobwa uvuga akajwi keza sayizi ni française. oya ni mwana kanteye amatsiko. oya ni umwana nawe watwinjiriye mba ngira ngo rega ngo tubabarure nabo tubashyire mu bitabo byacu abinjira n'abasohoka tubamenye nta kindi ngambire uretse ko ndashaka kumumenya uwo mwana cyane. ariko mama buriya kitse none utamukorera iki ko atunaniye Shawuse ketse yaburiya rero ese ubundi ariye ndi gushaka icyo ndamukora niba ndamwica niba bazamujyana iwawe wajya nawe kubwabajyana iwawe babajyanayo ariko ndabona atari cyo cy'ingenzi mama. Tugomba kumufatira imyanzuro ahangaha igiye yorohejemo gakeya tukareba ko yikosora. oya imbaraga zageze yewe zirarushye ari he hari kubundi Ketsi arumva se Fauhan Sarari yashaka mama twemehinde agatsinda rero akabura n'ibyo avuga ubwo urumva nta kintu baguhamagarira
Muranshakise muranshakire iki? reka nkubwire Keti kuri uyu munota ihitiremo igihano kigukwiriye. Igihano nakwitira nuko mwareka nkamukunda cyane cyane ariko reka nkubwire reka mbabwire mwabana ibyiza Keti afata utwe amvire mu rugo kuko umva singiye kuzasara. Mari ibyo ushaka? Ndabishaka pe. Okay, urankodeshereje inzu urumva? Cyane ujye wishyura urumva kandi umbe n'ibyo kurya. Iyi minsi namubonye ari kumwe na cya gihungu cyo hirya haguri Keve. Mba ngira ngo abana nk'abara baje iwacu tubabungabunge. Ntago waba warababonanye wowe ra? Umva umukobwa nari kumumenya. Yamatsiko. Umukobwa mwiza ukuntu ariko mba ngira ngo abakobwa nyine tubamenye tubabarure batazabagirira urugomo mu mudugudu wacu. Muyobozi umva ntakubeshya. Mba ndi busy haraye pfura bizi ibintu by'abakobwa ntago njya mbimenya. Nawe ndakurahiye nawe kure kw'Imana nta kindi nari ngambiriye nuko mba ngira ngo abantu bari hano tubamenye. Gize icyo menya nabikubwira ariko ibintu by'abakobwa sinjya mbimenya. Nawe rwose shaka kubaza amakuru nawe nuko ngo abaganga ngo regate dufite ibintu byinshi mu mutwe njyaho ubwo twari duhengeye ku kazi gusa ngize ikintu menya. Iyo wambwira nimero ye kugira ngo tumwandike mu bitabo byacu ibyo nta kibazo. Ningira icyo menya nta kibazo ngiye nzaguha amakuru. Gusa usiga agapomade wihangane. Ntacyo ndakira karakana nakundaza kugafatira imyanzuro. Hari iby'urugomo rw'abana nta kundi byagenda. Sawa kuzambwira. Kubona mugera nta byaha. Ariko Keti uribuka turi hano inyuma watubwiye ngo iki? Ubu ngubu ndabona uri kwigira winyuzesha ibintu ngo mu nkodeshereza nta mitiro tutimo nawe. Ubu ngubu tugiye gufatira imyanzuro uyirengaho. Niba uzajya kuba icyomanzi niba uzajya kuba icyo ntazi kuko n'ubundi uratunaniye. N'Imana ntizaturenganya twarahanye twagize ute ntabwo tuzabona muri ibyo. Ariko Keti mu mutwe wawe mu mutwe wumva umuntu angana gutyo mu mutwe arimo vide irangegera mu by'ukuri uyikundamo ibiki? Ariko Keti mbwiza ukuri urumva wakuze ku buryo urukumva ushaka umugabo nibura ngo umuntu amushakishe utagiye gutoragura ingegera umurara mayibobo byose arabyujuje. Mbese urumva mama shere wanjye yarahindutse urumva utanshakiye uriya na wundi nakwemera none ubyumva. Amana yigaba mva reka nkubwire icyo nakubwiye cyo ni kimwe. Igihe urahangaha ibintu byo gutekereza byo kuzana kara gahungu ibyo ubimire byo kuzongera gusohoka byinjire pana gusohoka. Keve yikugore kambike muri gutya abagenga yewe ubundi inshuti nsigaranye ni Yesu. Abandi bose baba baza bivugisha ibintu bavuga iki? Abagenga se ntundorera bya bindi twamaganye niko bite byawe. Umusore koko ungana nawe ubu wahandagaje kwaya manwa wasinze. urambaza iki? Ubu koko kweri iyo wasinze kwaya manwa koko umuntu w'umusore ako mwawe urambaza iki? Mbwira ni kwande waguriye iyo nzoga? Ariko se umbwiza ukuri iyi nzoga wayiguriye? Ariko se yewe ngi wabo umukobwa birirwe bari kunyeruka urambaza inzoga wayiguriye? Yewe bari no kumukoresha nk'abantu bacuruje mw'ibi bihe turimo byo kwirinda coronavirus. Koko ubu aba bantu bagira ubwenge ko umva we kuri guratana amagabo na mushiki wawe. Keti reka maze kugura ikintu cya mbere. Reba iyo misatsi kuri ku mutwe ayo nta mafaranga ntuzi yavu.
reba ukuntu wakubisemo ingofero warigize nkabuba yo n'amafaranga yanjye reba uko wambaye guhera uyu munsi nta mwenda zongera kubona berwa shop imyenda yashyizemo ngo turakugurira nta mwenda zongera kubona nta nkweto nta misatsi urumva zirangegera kandi unakabwire nako nzamusanga hano reka nkubwire nziyambaza inzego z'ubuyobozi mama ibyarinde byo kubangarajya muri picnic biki umva kuva uyu munsi ntago wemewe kurengura umuryango urabona uriya gate karimu twamugarura kuko ahangaha agomba kugira umumaro akagira umumaro iriya nzara karimu yari afite se we uyu yamuye ikiro cy'isukari ntiyamurika karimu ntaki ahubwo njyewe mbiciye nk'iteka karimu yarahindutse nta kintu na kimwe azongera kubona gahunda niyo ngiyo naho ubundi ntabwo kese yakwirwa dutesha umutwe nize ko yabyumvise n'ibyo ngibyo nta kubirengaho bagiye kuzabona urugo rw'umugore nta kundi nyine mva mu maso nawe gira vuba vuba singushaka imbere yanjye gira vuba kuko ndi kukureba mfumva nanakwica umva rero muyobozi mubwiza ukuri ngombiza ukuri abantu batugurira inzoga tutariye ni bande ni koteyo ni umva jewe mva n'imbere ngondebera ukuntu ku manywa ya ruhango ukaba wasinze gutya muyobozi ubu uri kumva uri kubahiriza amategeko ariko singa ya wowe ahubwo ndagaye umuntu wacuruje izo nzoga wamubwiye umeneye byeri nagukubita ivite urumva ibi bintu tugiye kubikurikirana kuko ibyo ari byose iyi nzoga wayiguriye hano hafi abo bantu bagenda bakazinywera mu rutoki abandi ngo bazise imegeri ndaje mbikurikirane ntabwo uwo muco tuwushaka mw'uyu murenge ubimenye neza tugiye kubakurikirana sinzi ibyo urimo wowe umeneye inzoga ubimenye rwose tugiye kubakurikirana ntanawukubita nkakwica kuko ikibazo si wowe ahubwo wazicuruje muyobozi njyewe bwise ukuri cyatumye usinda bene ako kageni nawe waguriye izo nzoga reka njye mubwize mukuru urumva muyobozi njyewe iwabo w'umukobwa njyewe bakankuburisha iwabo mu rugo kahambirwa n'inshuti y'umuganga nari nsigaranye njyewe igera hano bari kunkuburisha noneho inseke kuko numva inzoga baziguriye aha hafi uri kuvugamo ba muganga reka nze ndebe b'abahungu bashinzwe umutekano tugufate tube tukwicaje ahantu tuguturishe uraza kuduha amakuru byanga bikunda ubwo aho mugurira izo nzoga n'abazicuruza mwese turaje tubikurikirane wo kuvuga ngo uraneza abayobozi nushaka ubikore turaje tubikurikirane